Ikaze nanone kuri Barada Vibes. Ni ikiganiro mbategurira kirebana n'urukundo, aho mbasomera ibintu bitandukanye ku birebana n'urukundo, aho tuganira ku rukundo ndetse ngasubiza n'ibibazo bitandukanye abantu bagenda bambaza mu rukundo. Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo rero ushaka kungezaho, ushaka kugikira hano hasi muri commentaire cyangwa se ukanyandikira kuri 0788 62 96 77. Hari ikibazo abantu bakunze kwibaza, ariko urukundo rwaba rushira? Hari ukuntu umuntu akunda umuntu nyuma akavuga ngo byararangiye. Ese urukundo rwaba rushira? Urukundo ruravuka, rugakura, kandi rushobora no gupfa mu gihe nyine rudasigasiwe, kuko gukunda umuntu utagukunda nawe urabyumva. Akenshi nkunze kuvuga yuko mu bantu bakundana bose baba bafitemo inyungu. Buri muntu mu bantu bakundana bafitemo inyungu, niko mbyemera njyewe. Abantu baravuga ngo barakundana. Gukundana ni igikorwa cy'abantu babiri, ntabwo ari igikorwa cy'umuntu umwe. Ntabwo umwe agomba gukunda umwe ngo umwe yakire urwo rukundo undi ntarubone. Ni ibintu rero, ni magirirane. Urankunda nkagukunda. Rero mu gihe umwe adakunda undi, byanze bikunze urukundo rushobora gushira. Ese ubundi urukundo ni iki? Urukundo ni amarangamutima umuntu agirira undi bitewe n'impamvu runaka. Bya bindi navugaga, bitewe n'inyungu. Hari ubwiza, ubukire, cyangwa se umuntu yagukorera ikintu kigatuma umukunda. Urukundo kandi ni ibyiyumvo, uburyo ukururwa n'umuntu, ukumva umwiyumvamo, ukifuza kumuhora iruhande, ugahangayikishwa n'uko abayeho, ukifuza kumenya buri kimwe kuri we, ukaba witeguye kumushyigikira, kumuhangayikira, kumutabara, kandi byose ukabikora nta ngufu ushyizemo, ndetse yewe rimwe na rimwe ukabikora utabanje no kubitekerezaho. Icyo ngicyo nicyo bita urukundo. Urukundo rero rurangwa n'iki? Ahanini buri wese ushobora kumubaza ati, kugira ngo menye ko umuntu ankunda, hari ibintu nyine buri wese ku giti cye ashobora kuvuga. Ngewe umuntu nkunda byagenda gutya, ngewe umuntu nkunda yankorera iki, ngewe umuntu nkunda ugasanga afite ibintu muri we yiyumvamo, cyangwa se bitewe n'uko nateye ashobora kuvuga. Ariko akaba n'ibindi abantu bahuriraho. Abasoma Bibiliya byo hari n'ibyo bavuga muri Bibiliya bakavuga bati urukundo rurangwa n'iki. Muri rusange rero hari ibyo dushobora guhuriraho nk'abantu, ariko akaba n'ibyo umuntu agira ku giti cye bitewe n'ukuntu ateye, n'ukuntu aremye, n'ibyifuzo bye. Urukundo rero rurangwa n'ibyiyumvo bidasanzwe hagati y'abantu babiri. Ibyo byiyumvo ntibyoroshye kubisobanura. Abafite ibyo byiyumvo bafite uburyo budasanzwe babigaragarizanya. Bimwe mu biranga urukundo rero ni uko urukundo rurazirikana, urukundo rukababarira kandi rukirengagiza. Urukundo ruha agaciro buri kimwe. Hari ibigaragara, hari ibitagaragara. Urwo rukundo ruha agaciro ibyo bintu. Hari umuntu ushobora kuvuga ati, uriya muntu mukundira ukuntu atuma niyumva. Ese wiyumva gute iyo muri kumwe? Mba numva nishimye, mba numva nezerewe. Niko abyiyumvamo. Ugasanga rero we muri uko kumubaza ati urukundo, wavuga ko kanaka hari ukuntu akuzuza, atuma numva ndi uwo ndiwe, atuma numva nezerewe, atuma numva mfite amahoro. Ni ibyiyumvo nyine bidasanzwe hagati y'abantu babiri. Ibyiyumvo bituma uwo muntu hari ukuntu atuma wiyumva kurenze. Urukundo ruha agaciro buri kimwe. Ruha agaciro ibigaragara n'ibitagaragara, ya marangamutima tutabonamo imbere. Akarusho k'urukundo ni uko uwo ukunda akubera mwiza, atari uko wibeshya, ahubwo kuko iyo umureba hari imisemburo ivuburwa ikabihindura byiza we, ku buryo niyo mugiye guhura hari ukuntu wiyumva. Niyo aguhamagaye telefone ugiye kuyitaba, abantu bagukikije bahita babibona ko uhindutse, kubera uhamagaye n'umukunzi, uhamagaye na wa muntu ufitiye ibyiyumvo bidasanzwe. Urukundo rero mu buryo bufatika rurangwa n'uburyo bwarwo bwihariye, cyane cyane iyo rugifashwe neza, cyane cyane rukiri rushyashye, cyane cyane rurimo ibirungo rumeze neza. Ahanga ni cyagiye urukundo ruba ruhari, rutoshye, utekereza ukunda kenshi, umwibazaho niyo mwamutari kumwe, wifuza kumubona kenshi. Urukundo rero nanone rukarangwa n'uburibwe, rukarangwa n'uburibwe bukomeye rutera iyo bibaye ngombwa ko rusenyuka, iyo bibaye ngombwa ko ruzama agatotsi. Murumva ko ari imvange y'ibintu byinshi, ibigaragara n'ibitagaragara, ibiba ku rukundo cyagiye rukiri rushyashya, rugitangira, rukimeze neza, ndetse n'igihe hajemo akabazo rutangiye gutokorwa cyangwa se rutangiye kutitabwaho ngo rusigasirwe. Ahanga rero umuntu ashobora kwibaza ngo urukundo rwaba rushira? Urukundo rubaho, kandi urukundo rurubakwa, rurasigasirwa, rurarengerwa, rurarindwa,
kuko iyo ibyo bidakozwe urukundo rurashira. Urukundo rero rushobora kuba rwashira mu gihe uwo waba uruha yageraho akibagirwa agaciro karwo, cyangwa se mu gihe umwe mu bakundana yatezuka ku nshingano ze zo kurusigasira. Urukundo si ukuruvuga. Bajya bavuga ngo kubivuga biroroshye siko kubikora, kubivuga siko kubikora. Kuvuga ngo ndagukunda cyane utabikora cyangwa udakora ibyerekana urwo rukundo nta kintu bivuze. Ni ukuvuga rero ngo urukundo rubaho kandi urukundo rurubakwa, ariko nanone urukundo rurasigasirwa, kuko iyo ibyo bidakozwe rurashira. Urukundo rero rushobora kuba rwashira mu gihe uwo baruhaye, uwo uruha yageraho akibagirwa agaciro karwo, cyangwa se mu gihe umwe mu bakundana yatezuka ku nshingano zo kurusigasira. Kuko natangiye mbivuga, ntago ari umuntu umwe ugomba gukunda, murakundana n'abantu babiri. Muri uko gukundana rero ni magirirane, urankunda ngukunde, uramukunda agukunde. Iyo rero urukundo rureba hamwe, cyangwa umwe ari utanga urukundo undi atarumusubiza, bizagera ahantu rushire, kuko ntago muri mu rusigasira. Iyo muri uko gukundana kwanyu hazamo umwutezuka ku nshingano, urukundo ni ibintu byinshi cyane birukikije nk'uko twabibonye. Byanze bikunze rwa rukundo ruzazamo agatotsi, ruzagabanuka, ruzashira, ruzatokorwa, ruzuma, ibintu byinshi cyane. Ntabwo uhura n'umuntu bwa mbere ngo ube wamukunda nk'uko waba umukunda mu gihe mwamumaranye imyaka myinshi muziranye. Ibi bivuga ko urukundo ruravuka, rugakura, bikaba bishobora ko rwanapfa cyangwa rukagwingira. Ariko nanone bishoboka ko urukundo nyarwo rudashira. Uwo wakunze bya nyabyo ntushobora kumwanga, ariko hari igihe ucika intege mu gihe wakunda utagukunda, utanakwitayeho, none ukarambirwa ukava mu byo gutekereza kumukunda cyangwa kubana nawe, ariko agatima ntikamuveho habe na rimwe. Iki kintu kirakomeye. Ugakunda umuntu akaguhemukira, ugakunda umuntu ntagusubize urwo rukundo, noneho hari abantu batandukanye akavuga ati aho kugira ngo nkomerekeremo hano, kana naramukunze nzanamukunda, ariko reka muhe rugari, akigira inyuma agatuza akakurebera hakurya, akazavuga ati kana naramukunze ariko we nta nkunda. Hakaba n'undi uza akavuga ati okay, kana ndamukunda arampemukira, nta nkunda ntagira nti, ariko simfite ingufu zo kugenda, reka ngume hano, akababariramo agashiriramo. Hakaba n'undi uvuga uti naramukunze ariko agasiba sibye akagenda. Hari n'abantu muzumva avuga ati nakunze rimwe yarampemukiye sinzongera. Biterwa n'ukuntu umuntu ateye, burya ntukamutera ibuye. Aha rero nk'uko nabivugaga, ushobora kumukunda rwa rukundo ntirushire burundu, ariko nanone ntirugere kuri climax, ntirugere ahantu rugera kubera ko rwabaye urwumwe, ntago rwigeze ruba magirirane, ntago wamukunze ngo nawe agukunde, sibyo? Cyangwa hari n'igihe umukunda byagera hagati we agatezuka, kandi wowe ukiri kuri rwa rwego rwo kumukunda hejuru. Gusa rero ntitwavuga ko kubana cyangwa se gushyingiranwa kose gukorwa hashingiye ku rukundo. Hahandi mukundana bikagera ahantu kubana, ariko hari igihe bidashoboka, ntimubane. Hari n'ababana bidashingiye ku rukundo, nabyo bibaho kubera inyungu zindi zisigaye ziriho nyinshi cyane, amafaranga, uburanga, icyubahiro, gukomera, kumenyana, kumenyekana n'ibindi. Ariko hari abandi babana badakundana mu buryo by'ukuri, ariko urukundo rukazagenda ruvuka bari kumwe, bakabana ntago bakundana, cyangwa hari impamvu zitumye bahura, ariko uko bagenda bakura, uko bamenya rwa rukundo, uko barusigasira, uko baruha agaciro, uko bakundana, rukagenda ruvuka mu mibanire yabo, rukazakura, ugasanga babanye neza, bigenze neza. Nkuko hari n'abandi batangira bakundana, nkuko twabibonye, ugasanga ntibarusigasiye, ntibaruhaye ibikenewe muri rwa rukundo, rukuma rukarangira rukanapfa. Ese ukunda wamubabaza? Nicyo kibazo cya nyuma tugiye gusorezaho. Ukunda ntiwamubabaza ubigambiriye, ariko hari ibyo wakora adakunda akababara. Iyo abikubwiye ukamusaba imbabazi, ubuzima burakomeza. Iyo wongeye ukabikora, uba wongeye kumukomeretsa. Iyo utamusabye imbabazi, byanze bikunze urumva ko hari ikintu urimo wica, kuko umuntu ukunda akakubwira amakosa, ukumva ko wamubabaje, umusaba imbabazi, kandi ibyo bintu ukabireka, ntuzabyongere. Kubabaza rero ukunda birashoboka, ariko ushobora kubikora utabigambiriye, ariko hari n'ababigambirira
ibyo rero ni bya bindi bigenda byica rwa rukundo nk'uko twabibonye. Akenshi rero bibaho kubw'amakosa n'intege nke z'umuntu, kuko iyo ubigambiriye ntabwo biba ari urukundo. Niba ufite uwo mukundana ukamuhemukira ubigambiriye, kuko hari igihe umuntu avuga ngo sinabishakaga, rimwe kabiri gatatu ikosa rikaba inshuro eshatu ngo ntiwabishakaga gute. Iyo wabigambiriye rero ntabwo biba bikiri urukundo. Nsoza rero iyi yari barada vibes. Menya ko urukundo ruvuka, rugakura, rukagwingira. Kugwingira murabyumva ruka rwarabwaki, rushobora no gupfa cyangwa ntirunakure. Rero mu gukundana kwanyu ujye ubireba ni icyo ukora kugira ngo urukundo rwanyu rutagwingira, rukure ruvaho ruri rugera imbere, rudasubira inyuma. Hari icyo ukora, kuko nk'uko ukora ibituma rugira ikibazo, hari n'ibyo wakora bituma urwo rukundo rukura, rugashisha, rukazasaza rumeze neza. Reka mbifurize cyane cyane mwebwe bakunze ba barada vibes kugira urwo rukundo rukura, apana rusubira inyuma, apana rupfa, apana ruguma, apana rugwingira, ahubwo rwa rukundo rushisha koko, kandi mubifitemo ubushobozi, kuko gushaka no gushobora ni urwanyu. Mukundane nkuko wifuza ko bagukunda nawe bikunda, nkuko wifuza ko bakore ku rukundo rwerekane, nkuko wifuza ko baguha care zitange, hanyuma uzambwira. Murakoze cyane.